burana ngiye nabonye ura mugenzi ngiye no kwigurira utunyomoro udutunda ko ngiye ndi umusore mutangura mukobwa haramu ewana kabisa nane mwikundiye cyane mbahuze ewana kabisa zamushaka nana kugurira kana wallahi billahi niba nkubeshya kuva mu gitondo naro biramuto naburangenuye muri zirakaritse wabonaga ko niyambara idukamambiri nyine ndavuga ati mugenzi ndi bubone ndahita ninyabya mu rugo hita nkubitama agakweto none mubonye ngakora navuga ati reka mufatirane ko arandangiye hafi yite ngaruka yita nshyiramo inkweto nkomeze ni umugenzi wa mbere nari intwaye wa first of all baranzi pe mu kabari nagakozemo ndabyemera kandi nabonaga amafaranga kubw'ubuzima nabaga numva nshaka byo ndabyemeye uzakubwira turandamuzi azaba nzi nakubwira ko nzi mu kabari nagakozemo ndabyemeye ntago mbihakana warandakariye nuko nahindukiye nkabona kamera ariko nkahita ngira umujinya nkavuga ati ibi bintu mbone bijemo na kamera nibwo bora cyagiye wabonye nkubwira nabi ariko ndagusaba imbabazi umbabarire nkaburiya urabona nka kuri kiragiye byahise bitwanduriza isura y'akazi ego nubwo naje kuza kugarura ubwenge nyuma ariko buriya mbere iyo nza kubitekereza nari kumureka akagenda reka gusuhuze wowe uri mu duce tugiye dutandukanye nizere kumeze neza cyane amahoro n'imigisha bikomeze kubana nawe kuri kamera zacu rero murimo kuhabona umusore wifunze force sinakubwira deshire hariya umupira w'ikarita biraharanirwa mushobora kuba atari ubwa mbere mumubonye hari byinshi cyane ari butubwire umusarika ngushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu nanjye ndabashimiye cyane uyu musore cyangwa se uyu mugabo mwamubonye yatwaye umukobwa wari wasinze uko byagenze kose byaje kurangira n'ubundi ngerageje kumushaka ariko kumufatisha bigakomeza kwanga gusa kuri uyu munsi yanyemereye ko yaboneka tugakorana ikiganiro tangira noneho wibwira abantu badukurikirana ku Mutako TV ngira ibibazo bike mubaza ubundi ngurekure. Yes kabisa nk'abantu bagiye babibona igihe kinini hari abantu bagiye bamumagara bambaze se nikora bimeze gute gutya na gutya ngabasobanura uko byagenze ese uri umukobwa wamubona ko dushaka nimero ye nkabwira ati ngera nimero ye mfite nanjye twahuye gutya nk'umuntu w'umushoferi hakaba hari nabo nanga kwitaba abo nitaba nkavuga ati ariko kubera Allah hari igihe tuzahura na wa muntu w'umunyamakuru akabasha kuba yangizaho uriya mukobwa ariko ngiye kabisa ngewe uriya mukobwa nanamukunze cyane ariko yacishijemo akantu nyine mbona abanyiciye icyakamo ukuntu hari ahantu yankoze ariko nasubije ubwenge inyuma ndavuga ati ariko kabisa uriya mukobwa koko ubundi buriyo itangatangano nkamuparika hano twongeye twinywera akantu mutangura mukobwa haramu ewana kabisa nane mwikundiye cyane mbahuze ewana kabisa zamushaka nana kugurira kana amata y'inyange ewana kabisa nagutumira ikarito kabisa nk'ukorera amaze kubibwira mwaramubonye yatwaye umukobwa wasinze nabimaze kuvuga ati naramushakishije sinamufatisha uyu musore cyangwa se uyu mugabo ariko kuri uyu munsi wa none nagira ngo ngire utubazo duke cyane mwibariza ubundi tumenye ngo ibintu nuko byari byifashe ni kuriya byagenze uko abibonye ni kuriya hari abantu benshi nanjye bambwiye ati mana ati cyakora ati biriya bintu byaragatwiko uribuka ko hari n'ahantu wandakariye umbwira ngo mwebwe ngo muje gute ngo n'amakamera ngo ibiki n'ibiki buriya rero kiriya gihe twari turi mu kazi turavataba abantu ntabwo turi bubaceho reka tubakurikire tumenye uyu mukobwa ari bugereyo amahoro cyangwa uriya mumotari ari mu bubangamire burya cyagiye nari narakaye cyane mu kurakara byatewe n'ukuntu njye namukuye hariya nanjye nayinkizemo kari agasamusamu mubwiye ati nabo amafaranga mbona atangiye kwivugisha ibintu byinshi cyane deja hari n'abantu baje nkabona nyine ari ibijama nyine ndavuga ati
nk'abashoferi ibintu nka biriya bikunda kutubaho umuntu akaza akagukiza umuntu atazana umuvanye ukabona aramujyanye inkuru anabwiye ngo ni 10,000 ukabona ayisananirwa nyine yarazi ko ari nka twadufakini mane yari 300 400 cyangwa 500 wenda ngahita yatanga musigarane kandi bigaragara byura mu baby yaragiye kureba umujama none nge naravuze ati buriya wowe ubwawe uje nk'umunyamakuru uje gute niba nawe utamushaka ko kantu nako narakakubwira tubwo si umujyanye niyo mpamvu nanjye wabonye hari ahantu nahise ndakara kuko yari yangoye cyane akubanza haramukunze byanyabyo kuko ushyizemo akantu ko gufuha ngo yaragiye kumujama hari iwabo kuko nyuma yaho nasubiyeyo singiye kuba ngiye nyuma yaho nasubiyeyo nabonanye nawe twakoranye ikiganiro nk'uko uvuza turifuza kuzahura nawe yarambwiye ati cyakora mu motari kabisa uzamuze nawe uzaduhuze nawe intero nuko ninyikirizo nuko bimeze narifuza ko muhora hari ni wabo ntabwo yaragiye bigaragara byo nako karapofose ariko nanjye ndiniga wana nta mutima mubi ariko karago uzamuze nawe kabisa ewana nta kibazo nanjye mba numva mbishaka cyagiye hari ahantu burana ndimo kubareba mitambwira cameraman ati cameraman shyiraho kamera wari watwitegereje cyane hari ahantu nabonaga amanuka nawe wafashe icupa rye ry'inzoga uyisomaho ririya ni ikosa wakoze nk'umumotari oya kari akantu unyweye ku kinyobwa cy'umukiriya ugiye gutwara kandi uzi ko ugiye gutwara ikinyabiziga urumva utarakoze agakosa hari aho nanjye ikosa nararikoze ukuntu byabayeho hari ahantu umunsi wose n'ikintu cyatumye nserera nawe wallahi bilahi niba nkubeshya kuva mu gitondo naro biramuto naburangenuye muri zirakaritse wabonaga ko niyambara idukamambiri nyine ndavuga ati mugenzi ndibone ndahita ninyabya mu rugo hita nkubitama agakweto none mubonye ngakora navuga ati reka mufatirane ko arandangiye hafi yite ngaruka yita nshyiramo inkweto nkomeze ni umugenzi wa mbere nari intwaye kuva mu gitondo kugeza zirasabura n'umugenzi wa mbere nari intwaye none umbonye kari akabiya ndavuga ati reka ngasamure nagera imbere ngakubitana na polisi bakancaginga yuko metse umuntu wasinze utwaye n'inzoga igeze hepfo mikoro gato tubashe kukubona mu maso yego uravuze ati nanjye ikosa ndaryemera nararikoze none se mota mu buzima busanzwe wari uraho nari ndaho kabisa ndashima Allah urakomeye ndakomeye ako nawe wakunze kuvuga ibintu ngo bya Allah iki uri umusiramu njye ndi umusiramu ariko nubwo wenda nkwa agacupa ariko nemera idini ako se buriya kunywa agacupa umuntu ari umusiramu biba byemewe buriya icyambere na mbere ni ukuba wubaha idini wubaha Allah buriya kwemera k'umutima kwemera k'umuntu kuba kuri ku mutima kuko use nta muntu ujya wumva ngo ni umudive ukumva ngo undi ngo ni umugaturika ariko bakabana ni ukuvuga ngo wowe urabyemera nubwo ushobora kuba wagasomaho kandi hari ushobora kukubwira ati njye simbikora kandi abikora njye rero ntabwo njya nihishira nk'uko wabonye na kuriya wenda hajeho kariya ka videwo ariko nawe ndakunenga nonese kuki wewe kuki utaje ngo unshyire ku ruhande umbwire ati umusaza meze gute ukajya kuntunga kamera nese ngiye ko mba ndi mu kazi nahise nkora akazi nyine wari uri mu kazi wari umfatiranye mpita mbona abantu bateka mbakurikiye mbere nko muri ya ndirimbo ngo nakumena amaso ubura wahise umena amaso by day wambaye neza reka ngushimire merci bro gusa ariko namwe murakeye kabisa mumeze neza muba muri sura ya kazi murimo neza umuntu abatunguye nka gutya ntabwo yapfa kubamenya yabibeshyaho tuba twakoze ariko uzamfasha umuze n'uriya mukobwa ese nawe koko mwaganiriye nawe bakubwira tuzamuze n'uriya mujama yarabimbwiye nidusoza ikiganiro ndamuhamagara nanyitaba ndamubwira ko ngiye kuguha nimero ye kabisa uriya mukobwa rero naje nyine no gusanga nawe ari umwana mwiza nuko ari kwa kundi nyine umuntu usanga amwe akantu bikarangira asinze atabiteguye uriya mukobwa nawe naje gusanga ari umwana mwiza kandi nawe uri umwana mwiza kuba wanyemereye yuko tubonana kabisa uyu munsi ntabwo wakoze se kabisa uyu munsi nakoze mu gitondo nagejeje nka 5:30 burya cyagiye mwe mwamamagaye ntwaye mugenzi wa Kimironko mvuye Kimironko mbanjanye undi hano kuri ambasade 6:30
narangije gushyira akamoto mu kinamba ndavuga ati reka nze kumva ibintu wa mushuti wanjye ikintu ambwira n'ikintu nshakira kuko buriya iyo nza kuza kuvuga ati nje nzanye na moto nabwo buriya ntago byari kuba ari neza buriya burangiye nkunda gukoresha ikintu ariko nganagiha na time nacyo kikaruhuka nakoze amasaha makeya namwe ngira umwanya wanyu ngomba kuba uko wari wabimenyesheje ukambwira ati ndagushaka uze kuza tuvugane hari ikintu ushaka kukubwira navuze ati mureke mbitabe numve ukuntu gahunda zimeze. Reka tugaruke kuri komenti z'abantu benshi bagiye bavuga ati uriya muhungu turamuzi ni umumansuzi ni umubyinnyi yabyinnye mu tubari turamuzi mwateguye mwatubeshye ndagira ngo ubanze umare amatsiko abantu badukurikiye ese kuko twe twateguye oya kabisa bira nta hantu byahurira n'ibyabaye ibyo bintu bavuga nubwo bavuga ko njyewe nari umubyinnyi nyine nakoze mu kabari pe akabari nagakozemo kandi akabari nakabonagaho amafaranga ariko nyine ni ukubera ubuzima kandi amafaranga nakuye mu kabari niyo naguzemo moto mpindura ubuzima bima motivation yo gushaka perime bima motivation yo kuba najya ku cyangwe bima motivation yo kuba nabasha kuba nagira icyo niha ariko ubu ngubu ntago nyikibikoramo gusa ariko wenda ushobora kumubona wenda nko muri video y'abahanzi ko ari abashuti banyu twagiye dura igihe kinini mfite abashuti benshi cyane b'abahanzi nyine wambonamo ariko ntago ngewe nyikibyira mu kabari nk'uko babivuga first of all baranzi pe mu kabari nagakozemo ndabyemera kandi nabonaga amafaranga kubw'ubuzima nabaga numva nshaka byo ndabyemeye uzakubwira turandamuzi azaba nzi nakubwira ko nzi mu kabari nagakozemo ndabyemeye ntago mbihakana. Okay, naho kiriya kindi mba ndi hano kugira ngo mara amatsiko abantu mwebwe niba mba ngize amahirwe yo guhura n'umuntu runaka nabonye mu kintu runaka kugira mbashe gusobanurira abantu baba badukurikiye bakunze kuvuga ngo twateguye ese koko twari twateguye byivugire n'umunwa wawe n'amaboko yawe naho wicaye aho ngaho naguciye mu ijambo nta gahunda twari dufitanye nuriya mukobwa nta gahunda nari mfitanye nawe nk'uko n'abantu babibonye nyine yuko ngenda nibere no ku cyapa nagusobanura nakunze kukubwira yuko hariya ni hafi y'iwanjye yaho nuharangiye niho nubatse buriya njye nabonye uriya mugenzi njye no kwigurira utunyomoro udutunda ko njye ndi umusore nifitiye nyine mba ngomba gukora akantu k'agashopo kuduporezo mu rugo nari ngiye kwigurira udutunda nabikubwiye ngo nari nambaye na kamambiri yaba ari ibintu twateguye nk'uko bisanzwe nari kwambara inkweto ariko babonye ko hariya nari nambaye kamambiri buriya sinari nanakubonye n'impamvu yatumye nanakurakarira cyagiye wabimbwiye ati warandakariye ni uko nahindukiye nkabona kamera ariko nkahita ngira umujinya nkavuga ati ibi bintu mbone bijemo na kamera nibwo buriya cyagiye wabonye nkubwira nabi ariko ndagusaba imbabazi umbabarire. Okay, hari abantu bahanyuze nabo bashatse kubakiza nabo birangira bikomereje turavuga ati reka tukomeze tumenye iki kibazo uko kimeze wabonye ko wa mukobwa n'amafaranga yari afite wabonye ko ari njye namwishyuriye ubwo nyaguha kuri telefone urabyibuka ndabyibuka nyuma ya kuriya natwe twabibonye uriya mukobwa yasinze umutwaye purake zawe zaragaragaye za moto ntabwo inzego z'umutekano zigeze zigukurikirana kabisa kunkurikirana ubwo barankurikiranye ariko bagira ibyo bambaza nanjye ibyo mbasubiza nyine turabirangiza ariko kuko akenshi na kenshi biriya bikunda kutubaho sinabwo bwa mbere byaba bibaye hari n'undi nigeze gutwara nawe bigenda kuriya ariko nyine njyewe nagaragazaga ukuri kwanjye yuko nari ndi kwishyuza
Okay, ngaho wakoze kwitabira ubutumire, tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro. Gira inama uha abamotari bagenzi bawe bakora umwuga w'ikimotari, kuko umumotari yabyutse mu gitondo akirirwa mu muhanda atwara abantu, ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye ku bakiriya batwaye. Gira inama rero ubaha, tuze tujya ku musozo w'ikiganiro. Kabisa njyewe inama nagira abagenzi banjye ni ukwitwara neza ku bagenzi kandi tukanitwararika. Nka buriya urabona nka kuri kiriya gihe byahise bitwanduriza isura y'akazi. Ego. Nubwo naje kuza kugarura ubwenge nyuma, ariko buriya mbere iyo nza kubitekereza nari kumureka akagenda, kuko amafaranga yari make cyane. Ariko ndagira inama kuri bagenzi banjye, mbagira inama ivuga ngo n'uwari wese uzatwara nta mafaranga afite ni ukumureka, n'ubundi ntabwo aba aguciye amaboko. Byaba byiza ukamubwira ati fata nimero yanjye, niba afite na telefone fata nimero yanjye uzayansunikire kuri telefone, cyangwa nanjye ngatwariye nazamuhamagara ari muzima nkamwibutsa, yabyumva ari byo akayanyoherereza, atumva yuko bishoboka akabyihorera. Reka tugushimire wowe twatangiranye iki kiganiro, tukaba tugeze ku musozo wacyo. Mwabonye umumotari we watwaye umukobwa ye yasinze, nk'uko twasubiye inyuma tukajya gushaka uriya mukobwa tukamuganiriza, ni nako twabigenje. Hari haciye iminsi motari atari kubona umwanya, ariko uyu munsi yabonye umwanya anyemera ko tuganira. Reka ngushimire, uri umuntu w'inyangamugayo cyane, wowe udahwema kubana natwe. Uyu wari Umutako TV, gimwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Byinshi cyane tugomba kubagezaho, ni byinshi cyane. Okay, motari reka tugushimire, ngaho sezera bari badukurikiye. Kabisa bye. Mani bamera umugisha, kandi nanjye ndabashimira kubw'inama mwangiriye ko nitwara. N'ubu ejo bundi hari umuntu natwaye, so ntabwo ari ngombwa kumuvuga, ariko naramutwaye yarari kumwe n'urubonsa runini. Ariko numva agasore nyine gafitemo umusatsi ukuntu, naho aminote ya 5, mukumi inote ya 5, ndamubwira ati iyi note ya 5 nta mafaranga mfite yo kuyigarura, egirara kuri kantine uvunjisha. Bro, singiye kukubeshya, we yahise yigendera. Mu kumukurikirana shidutse mbona umubonse yaneruye. Reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ndaje mpamagara uriya mukobwa nanyemerera, ariko uzambabaruka cyane ko nawe bishaka tuzabahuza. Ni akana keza kari agakobwa. Okay, reka tugushimire. Imana ikomeze ikumira imigisha itagabanyije. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Aya basi. Bye.